Abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko muri rusange imiterere y'imirimo iboneka mu Rwanda idaha amahirwe ahagije abafite ubumuga. Ibi babishingira ku kuba hamwe na hamwe imirimo ihakorerwa usanga isa n'iyahangiwe abadafite ubumuga. Urugero ngo ni nkaho usanga abakozi bakoresha nka za mudasobwa mu kazi, nyamara muri zo ntaza abafite ubumuga nk'ubwo kutabona zirimo. Ahandi ngo ni nkaho usanga nta mukozi n'umwe wateganyirijwe kumvikana n'abafite ubumuga bwo kutavuga. Ibi ni nabyo abasesengura iby'ubukungu bagaragaza nk'ibituma bamwe mu bakoresha bagenda bigura intege mu guhakaza abafite ubumuga batinya kongera ikiguzi cy'ibikoresho. Ku rundi ruhande kandi ngo hari imirimo nk'iyo mu nganda cyangwa mu bwubatsi yakorohera abafite ubumuga bw'ingingo, nyamara icyo cyiciro kikayihatanira n'ababufite, aba baba basanganywe andi mahirwe ku mirimo isaba kugira ingingo. Ngo leta yakagombye gutora amategeko yita kurushaho mu kurengera abafite ubumuga. Naguha nk'urugero, tuvuge nk'ururimi rw'amarenga. Ntabwo ari ururimi uretse abarukoresha bafite ubumuga bwo kutavuga nibo bonyine baruzi. Ari hagamijwe kongera amahirwe y'abantu bafite ubumuga bwo kutavuga kugira ngo babone umurimo, hakagombye kwigishwa ururimi rw'amarenga ku bantu bose, ku buryo uwo ari we wese uzi kuvuga yamenya ururimi rw'amarenga, ku buryo umunsi yahuye n'ufite ubumuga bwo kutavuga yavugana nawe. Urumva rero icyo cyiciro cy'abantu bafite ubumuga ubwabyo ntago byoroshye ko babona imirimo, kubera ko kuvugana n'abandi bigoye. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, hari nk'abantu bafite nk'ubumuga bw'ingingo, akenshi haba mu koroherezwa ku nyubako, haba n'ibindi bikorwa remezo, usanga inyubako zitandukanye zitorohereza abo bantu ku buryo bagira uburyo bwo kwinjiramo cyangwa gusohoka mu buryo bworoshye. Izo rero ni imbogamizi zitandukanye ku buryo n'abakoresha bitaborohera guhita bafata icyemezo cyo gufata uwo muntu, kuko aravuga ati biransaba ikindi kiguzi kugira ngo mbashe uyu muntu kumukoresha. Ariko n'ibikoresho bitandukanye, haba kuri za mudasobwa, haba n'ibindi bitandukanye, amamashini atandukanye, akenshi usanga umuntu ufite ubumuga bitamworohera kuyakoresha. Ibyo rero ukaba imbogamizi zatuma n'umurimo haba kuwubona, haba no kuwukora bigorana. Icyo rero nasaba, kuko abashyiraho amategeko ni byiza ko bagira umwihariko ku bantu bafite ubumuga, kubera ko bakenera byinshi abandi badakenera. Ku ruhande rw'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda, ngo ikibazo si imirimo ihangwa, ahubwo ngo ikibazo kiri mu bayitanga. Ese iriya computer twifashisha dusavinga abantu twe tudafite ubumuga, uyishyizemo porogaramu yorohereza umuntu ufite ubumuga urugero rwo kutabona, ntiyasavinga umukiriya. Ahubwo ikibazo kiboneka he? Ibyateganyijwe byose cyangwa ibihari byose usanga byorohereza abadafite ubumuga. Nkaba rwose nka perezida w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mpamya ntashidikanya yuko abafite ubumuga bahawe ibyangombwa byose nkenerwa biborohereza mu kazi kagiye gatandukanye, babasha gukora akazi gatandukanye bigendanye n'ubumenyi, kuko n'abandi bose ukora ubumenyi hari uko ubanje kugira ikintu cy'ishingiro wabonye. Niyo mugabo yongeraho ko leta yakagombye gushyira amategeko agenga itangwa ry'imirimo ku bafite ubumuga. Nta mibare y'abafite ubumuga bafite ubumenyi badafite akazi inzego zibakuriye zigaragaza, ariko zemeza ko umubare wabo mu mirimo mu Rwanda ukiri hasi ugereranyije n'uw'abafite ubumuga muri rusange. Ubu bagera mu basaga 400. Twagerageje kuvugana na Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo ngo bagire icyo batangaza kuri iki kibazo, ariko ntibyadukundira. Twabutsa ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byasinye amasezerano n'umuryango w'abibumbye mu kubahiriza uburenganzira bw'abafite ubumuga ahagana mu mwaka wa 2006.